Mpaye ikaze abagabo mwese, nimuze mbabwire ibintu 14 ngo burya abagore batajya babwira abagabo ni amagambo. Aya ni amasomo y'ubuzima. Iyi ni Tele Montagne Rwanda, bantu kuri subscribe. Nitwa Mugisha Samuel. Ngo burya abagore bavuga menshi bagira amagambo, ariko burya hari ibintu bimwe abagore cyangwa abakobwa batajya bavuga. Barabikora ahubwo. Ni amagambo tutangiriyeho. Ataya ni amabanga abagore cyangwa se ab'igitsina gore hafi ya bose batazigira bakubwira na rimwe nk'umugabo. Ati ndakubwiza ukuri. Umugore nawe gukunda azakorohereza, ntazakugora, ntabwo azaguha impamvu amagana mu byo muzaba muhuriyemo. Ati muri make azaboneka ku bwawe igihe umukeneye. Ati nuhura n'umugore mugihura bwa mbere azaba yamaze kubona neza ko yaryamana nawe cyangwa se atabikora. Ngo birababaje kuba hari abagabo uyu munsi bakibwira ko ngo bazagera igihe bakamwumvisha ko yabikora. Ni nuko biba bimeze ku kubaka urugo. Ati umugore mugihura aba yamaze kubona niba wamubera umugabo cyangwa se niba wamubera nyina akagabo karaho, kandi aba yamaze kumenya neza, yamaze kubona neza ko wamubera umugabo azajya yubaha. Ibyo uzabibike mu mutwe, ntabwo babasuzugura ari uko bageze mu ngo zanyu. Ati mwabagabo mwe, abagore burya barabasuzuma, bahora babakoresha icyitwa teste zidashira. Ati buri mugore iyo muhuye ahora agerageza kukunyuza mu isuzuma ngo arebe ko uri umunyantege nkeya. N'amagambo ahirwa umenya ibingibi. Ahora abigukora ngo arebe ko wihagazeho nk'umugabo, ngo arebe ko uri umugabo koko wa nyawe utari agasore. Ati ibanga ryihishe burya muri buri mugore, ati ibanga ryihishe burya muri buri mugore cyangwa se buri mukobwa nuko bakunda umugabo utagenzurwa nabo. Ni kamere y'abagore, ibyo uzabimenye. Bahora bashaka umugabo iteka bemera, apana wa wundi uhuru bashimagiza cyangwa se basingiza uri mwiza, nta wundi ndabona, nyamara kandi ni wakubabeshya. Ikindi ngo cyane cyane ku bakobwa, ngo buri mukobwa aba afite umusore runaka ashobora guhita ahungiraho igihe wowe wamwanze. Nubwo yaba gukunda bingana iki, ibyo ngibyo uzaba ubizi. Buri gihe hazaba hari undi uzaba urekerereje cyangwa se utegereje ko haba ikibazo gato. Ati mwabagabo mwe, umugore wese uzahura nawe uko ugaragara nibyo bizamukurura, ariko icyizere wigirira nicyo kizatuma akugumaho. Umugabo w'umukene, umusore w'umukene uraho gusa w'umunyantege nkeya, nta na rimwe azabasha kugumana ibitekerezo by'umugore kuri we keretse nta yandi mahitamo. Umva aka kantu. Ati umugore nimuba muri kuburana ku ngingo runaka ukabona ndetse kongera kuburana nawe, azaba yamaze kuguta. Mu by'ukuri mu bwonko bwe ni nkawe yakagutaye. Ikindi kandi umugore wese umwanya gukuyeho amaboko aba hasigaye igihe gusa ngo ubundi asige inzererezi. Buri mukobwa abakunda mu ibanga rikomeye umugabo runaka atabasha kugenzura. Abagore benshi bazakubwira ko bifuza umugabo mwiza uri aho gusa witonda, gusa itonda aho ngaho. Bashaka wa mugabo ugira imipaka. Ngo abagore burya barambirwa ibintu bihoraho bidahinduka vuba cyane byihuse. Nutangira gutakaza ububasha bwawe bwo kwihinduranya no kugutungura, azatangira gutekereza kukubita iyo hirya. Ariko abagabo mu bahehe mwakoze subscribe. Ngo burya nta mugore n'umwe uzigera ubikubwira igihe atangiye kugufeka, kuguca amazi. Ahubwo azatangira kujya guha impamvu zidashira. Azatangira kujya gukwepa, ari nako aguha impamvu amagana. Azakuburira umwanya, ibyo twita kuba busy. Ni inama baduhaye. Ati burya abagore ni abahanga mu gukoresha abagabo bakoresheje ibyumviro byabo nk'abagabo. Bazi neza uburyo bakoresha icyitwa amagambo, kutakuvugisha cyangwa se amarira yabo ni abagore. Ati ibi ni abahanga ku buryo babikoresha kenshi baguhindukirizaho umupira, bagukoresha ngo ari bo bunguka. Ashobora kuguca inyuma kandi akaguma kwitwara nk'aho ari wo munyamakosa. Ngo abagore burya bazabanza baguca inyuma mu bijyanye n'amarangamutima n'ibyiyumvo byabo. Umwe atangira kujya yitekereza abandi, hanyuma azagutamo akantu ubundi aguca inyuma byeruye. Uzi ikibabaje? Ngo nawe bakora benshi muri mwe nk'umugabo ntabwo muzabimenya. Umugore niba kubaha ntabwo azagutesha umwanya. Niba akomeza kugukiniraho imikino nuko agufata nk'amahitamo ye ya kabiri cyangwa se y'ijana, ko wabishaka kubivuga kose. Ntabwo uri uw'ingenzi rwose kuri we. Dusoza, ati umugore rwose ntiyitaye ku rukundo n'ingano yarwo uko rwaba rungana kose umukunda. Icyaba yitayeho ni urukundo n'ingano yarwo, ahubwo wowe agukunda. Uretse gato, umugore cyangwa se umukobwa buri gihe azaguma ahantu amarangamutima ye ari, apana aho wowe wahundagaje ayawe. Niba uri kuyamuhata aye atari iwawe,
azakureka rwose. Ni abagore. Yandikira ubutumwa bwerekeranye n'abagore niba hari ubwo ufite cyangwa se ubuhamya wasangiza abandi hasi muri comment. Nibagirwe guha ikiganiro like. Ikindi kandi niba utarakora subscribe byashoboka cyane kutazongera kumbona. Niba warakoze subscribe amahirwe masa wamaze kwinjira mu rubuga rw'abantu bajishutse hano ku isi. Dusubire gutaha mbaha ikindi kiganiro. Menya byinshi kubera mu isi wowe ukurikira Tele Montagne Rwanda. Naho ubutaha.